Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuje. Ikiganiro ni umutsima wa buri munsi, aho dufata ijambo ry'Imana ku ngingo runaka tukayiganiraho, tukayisengeramo bikamara iminsi 5 kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, tuvuga Imana mu ijambo ryayo. Ngushimiye aho uri hose ku migabane yose igize isi unyumva, no mu Rwanda, mu ntara zose, mu turere. Mu Kinyarwanda ni umutsima wa buri munsi, mu Cyongereza ni daily bread. Nguhaye ikaze ku nsanganyamatsiko y'iki cyumweru tuziga ijambo ryitwa kugendana n'Imana. Ijambo rigari, umuririmbyi yanditse ikorasi aravuga ngo kugendana nawe Yesu ngo ni amahirwe. Kugendana n'Imana ni byiza, ariko iyo umuntu agendana n'Imana bivuna abandi bamutega amatwi batazi ko uwo muntu yahamagawe. Iyo umuntu ari mu muhamagaro ari kugendana n'Imana, hari abamubona bakagira ngo ni umusazi, bakagira ngo ni injiji, bakagira ngo nta bwenge afite. Ariko kandi kugendana n'Imana biraryoha, kubera ko uri kumwe n'Imana avuga iby'imuvugishije, agakora iby'imukoresheje. Abantu benshi baretse gusenga, bareka kugendana n'Imana, agakiza ntikakigezweho kuri bo, barangajwe n'ibintu bitandukanye. Tekinoloji yaje, twabiganiriyeho, aho nakubwiye ko tekinoloji idakwiye kurutishwa Uwiteka Imana wabakuye Irodebari kwa Makiri. Abantu bibagiwe ukuntu batagiraga icyo kwambara, abantu bibagirwa ukuntu bari barwaye amavunja, abantu bamwe bibagiwe ukuntu batagiraga icyo kurya, abantu bibagirwa ubushomeri Imana yabakuyemo, ku buryo haje n'umwuka wa Satani wo kudashimira Imana ibyo yakoze. Umuntu ngo ari kubika ibanga rye, ngo ari kubika ibanga ry'urugo rwe. Sinkubujije kugira ibanga ryawe n'urugo rwawe, ariko Imana ishaka kuvuga imirimo yakoze. Dawidi yari umwami akurusha icyubahiro, nta na kimwe cy'icumi cy'icyubahiro cye ufite, ariko ngo isanduku y'isezerano igarutse mu murwa atambira Uwiteka, arabyina arataraka, kugeza ubwo umwitero umucika ukagwa. Umugore waramuseka cyane, ariko yabikuyemo ingorane ndi bukubwire. Ngo akomeza gutambira Uwiteka kuko yari yibutse aho Uwiteka yamukuye, agakura se Sawuli sebukwe Sawuli ku ngoma, akimika Dawidi. Ibyo bituma Dawidi atambira Imana. Mfite agahinda muri iyi minsi, dufite abantu banga kuvuga Imana neza ibyo yabakoreye. Birababaje kubona umwitero utagucika uri gutambira Imana, ahubwo umwitero ukagucika uri gukora amafuti, uri kwambara pocket umwambaro ukagucika, uri gusambana umwambaro ukagucika. Ariko dukwiye gushaka Uwiteka. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ndaririmbira Imana, n'abaririmbira ubusa bararirimba. Ariko ndagira ngo nkubwire ko hari n'ababyinira ubusa wanze kubyinira Imana, ukabyinira ubusa, ukabyina imbyino itazibukwa. Utabwira Imana urwaye, utabwira Imana ugeze mu bihe byo kugotwa, ngo Imana yikwibukire. Ako ni akari gatambutse. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana ku nsanganyamatsiko nziza naguteguriye yitwa kugendana n'Imana. Abaheburayo 11:8. Abaheburayo 11:8. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Turasubiramo. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kugendana n'Imana, mwene data, nk'uko nabikubwiye, bisaba kwisiga kandi ukimuka. Aburahamu Imana yaramuhamagaye ava muri Uri y'Abakarudaya, arimuka asiga igihugu cya se. Urasabwa gusiga kamere yawe muntu, kamere yo kutiyiriza ukayisiga, kamere y'amoko aho wavutse karande ukabisiga, mekanisme de defense kwirwanaho no kwanga kumva ijambo ry'Imana ukabisiga. Umuntu ugendana n'Imana ni umuntu wemera kumeneka, Imana ikakumena ikaguhindura uko ishaka. Abantu banywa urumogi, banywa itabi, ibyo bintu birabamena. Tubyita drug abuse, kuba abused by something, kumenwa n'ikintu kikaguhindura kikagutwara. Abantu baba mu busambanyi buba bwarabatwaye, hari umwuka wa Satani uba ubiri inyuma.
Kugendana n'Imana rero ni ukwakira umwuka wera ukumena ukaguhindura umuntu mushya, utica, utiba, udasinda, udasambana, utanywa urumogi, utanywa itabi, umuntu mushya utarambirije ku moko, ku miryango y'iwabo, ahubwo umuntu mushya wemeye gutumwa n'Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Hano rero ngo Aburahamu Imana yaramuhagurukije asiga iby'iwabo, arangije agenda ngo atazi iyo ajya, yumvira Imana. Nta muntu wagendana n'Imana atayumvira. Kumvira Imana kwa Aburahamu kwatumye Imana imukundira munezererwa, imuha umugisha, abasekuruza w'abizera, aturukwaho n'urubyaro rukomeye rwavuye kuri Isaac cyangwa se Isaka. Tuzabiganiraho turebe Aburahamu na Sara bamaze gupfa ukuntu Isaka yasigaye mu mugisha wa se. Imana yaramusezeranije ko ntacyo azariganywa. Nzakuganiriza ukuntu Abimeleki yamuteye ari kumwe na Ahuzati na Fikoli. Buri wese nzajya mugusobanurira n'icyo yari ashinzwe. Nzajya nkubwira ukuntu Isaka bamwirukanye. Impamvu twigisha abantu kugendana n'Imana nuko iyo tugendana n'Imana, umuntu ugendana n'Imana ntiyirukanwa, ntiyicwa, ntagambanirwa. Imana irinda abayo, keretse ari igihe cyo kugeragezwa, ariko Imana irabimubwira. Baramwimuye bamuziza ko Imana yamuraze umugisha wa se, yagendaga atera imbere kubarusha. Aho agiye yafukura iriba ngo yuhire amatungo ye. Nzakuganiriza kuri Eseki nkuganire kugeza aho yaje kugera aho afukura iriba rya Rehoboti, ntibongere kumwimura no gutongana nawe. Ndetse igihe kiza kugera baza kumusaba imbabazi kuko babonye akomeje kugira umugisha. Aburahamu rero yagendanye n'Imana, Imana imuha umugisha ariko anatabarutse. Urubyaro rw'Imana ikomeza kugendana narwo. Nguyu umurage nkwifurije muri iki gitondo. Iyo ugendana n'Imana ukayumvira, iguha umugisha ukiriho, ndetse waba waranagiye umugisha ukagera ku rubyaro rwawe. Umuntu ugendana n'Imana ni umunyamugisha akiriho, akazi akora akajyamo umugisha, urugo rwe rukajyamo umugisha, umurimo akora mu itorero ukajyamo umugisha, community akagira umugisha. Imana ikurinda abajura, ikakurinda abarozi, ikakurinda impungenge z'umutekano muke, ikabana nawe, ikagukundisha abantu muri community. Ariko kandi iyo utabarutse, Imana irinda igituro cyawe. Nzakubwira ukuntu Elisa yari yarapfuye ari mu gituro batereraho umurambo w'umuntu ukazuka. Imana ishimwe. Amagufa y'umuntu wagendanye n'Imana nayo akora ibitangaza. Umugisha w'Imana rero ku bantu bagendanye nayo habamo na success. Yo Imana igikora n'izungura no ku bana ukageraho. Umugisha wa Aburahamu wageze kuri Isaka kugeza ubwo yafukuye iriba ryita Rehoboti, arorora, aratunga, aratunganirwa. Abimeleki na Ahuzati ndetse na Fikoli baza kumusura, baje gusinya amasezerano aribo bayizaniye, bamubwira ngo tubabarire ntuzadutere. Twarakurwanyije tubona tutazagushobora ukomeza kugira umugisha. Dufite impungenge ko wazaduhindukirana. Iyo wagendanye n'Imana bakwangaga baza kugusaba imbabazi utavunitse. Iyo wagendanye n'Imana abari kukugambanira bizanira kontara abana yanditse. Iyo wagendanye n'Imana ikumenyera akazi, ikakumenyera ibyo kurya. Imana ishimwe, ndumva afashijwe. Iyo wagendanye n'Imana igena uburyo bwo kukuvura, ikamenya uburyo bwo kuvugana nawe, ibyo urya n'ibyo wambara. Imana irabimenya ikakurinda, ikakurinda sida, ikakurinda indwara, ibyorezo, ikaguhagararaho. Iki gitondo, iki cyumweru dutangiye topic yo kugendana n'Imana, nkwifurije gufata isomo twigira kuri Aburahamu ryo kumvira Imana. Wamara kumvira Imana nk'uko yabikoze, ukimuka ukava muri Uri y'Abakaludaya, bivuga kuva muri kamere, gasiga umubiri ushaka kurya igihe cyose, ukamenya ko hari igihe ugomba kutarya kugira ngo usenge. Umubiri ushaka ngo niba wanabibuze wibe, ukamenya ko umuntu w'Imana atiba. Umubiri ushaka iby'isi ariko urawuta ukawusiga, ugashaka iby'ijuru, ugashaka imbaraga, ugashaka amavuta. Gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kubana n'Imana, gukora icyo Imana ishaka, kumvira Imana no kuyubaha bizakuyobora mu mushinga wo kugendana n'Imana. Waba ufashijwe n'ijambo ry'Imana, waba wumvise hari aho utsinzwe, kuko kugendana n'Imana bisaba gukiranuka. Ca bugufi dusenga Imana, urazamura ikiganza dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, dutangiye icyumweru, tuje mu nsanganyamatsiko ivuga kugendana nawe.
turasaba ngo utwambike imbaraga, ubutwari n'ubutsinzi bwo kugendana nawe. Uyu mwene data yifuje kugendana nawe akiranuka, mubabarire umweze umutunganye umwambike izo mbaraga. Uyu mwene data kandi yifuje kugendana nawe abona umugisha wawe, muhe umugisha. Uyasanzwe asenga ariko yagize intege nke mu cyumweru turangije. Tukuragije iki cyumweru, turamukuragije kugira ngo umwambike imbaraga n'amavuta n'ubutsinzi. Iki cyumweru nikitubera icy'umugisha. Abahinga nibahinge beze, aborora nibagira umugisha mu matungo yabo. Duhe imyaka yo guhunika n'ifumbire utugire neza. Igihugu cy'u Rwanda ugihe amahoro n'umutekano na Afurika n'isi. Imirimo itandukanye dukora ubane natwe, tanga umugisha mu kazi. Rinda abayobozi batandukanye, inzego zitandukanye, tanga ubwenge bwo gukora, kandi turifuza kugendana nawe. Iyi topic y'iki cyumweru uzaduhe kuyumva. Kugendana nawe bisaba kukumvira, bisaba kwihana, bisaba guca bugufi. Dushoboze gusohoza uwo mugambi, tukunezeze. Tanga imbaraga mu buzima bwacu, dushyireho uburinzi. Umuntu wese witabira iki kiganiro mwatuyeho uburinzi bwawe kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kandi uburinzi bukazakomeza. Uzadushoboze kugikora kandi uzadushoboze kumva iki kiganiro no guhindurwa nacyo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uwiteka abahe umugisha.